Dutangiriye mu bukwe hari umugore wafashe mukasaca agashumi kari gahambiriye ku kanzu y'umukobwa. Umukobwa arikanga yumva ibipirizo bitangiye kumutumbagiza mu kirere. Kumbi ya kanzu yari ihambiriye ibipirizo bitangira kumutumbagiza mu kirere. Abantu bose bari aho ngaho barumirwa baravuga bati bigenze bite? Hari amapranka se kandi ni amapranka nyabaki? Abantu bose batangira guseka. Kumbi barakwereka umugabo w'umukobwa we yarumiwe. Yaravuze ati se umugore wanjye katigeze ambwira ko ira prank bari buze kuyikora byagenze bite? Umugore akomeza gutumbagira mu birere ari nakatabaza ati nyabona ni mu ntabare rwose mu manure hasi sinzi ukuntu bigendekeye ni mu ntabare rwose. Ubwo abangaba bacikanze umukobwa batangira guseka bati turabikoze rwose. Ari nako bakomeza guhererekanya amatelefoni n'imikasi barabihererekanya rwose aho ngaho mu bukwe. Umugabo ne atangira kuvuga ati nimugerageze mutabara umugore wanjye ni mutabare. Ubwo mama w'umukobwa yesaza atangira kuvuga ati ura mukobwa mureka agende, ura mukobwa n'ubundi ntabwo ari mwiza kuri we kuko ura mukobwa ibintu agukorera bitandukanye n'ukuntu mutekereza. Ura mukobwa mureka agende ntabwo ari mwiza rwose. Uyu mama w'umusore yatangiye kuvuga amagambo atari meza rwose kandi mu bukwe rwagati. Ubwo yese afata telefone ayihereza umusore ati reba ibyo umugore wawe yirirwa akora, wowe wita ngo ni umugore wawe, reba ibintu yirirwa akora, uyu nguyu niwe uri kwita umugore wawe se? Umusore yarebye muri telefone sinzi ibintu bamweretse ngo ni ibiki, yaratunguwe. Yatangiye kuvuga ati se uyu ni umugore wanjye? Ati rwose ni umugore wanjye, nawe reba umuntu urimo gutakambira ngo nibamutabare. Umusore yararebye ati umugore wanjye bira bintu ko nzi ko atabikora. Ngo umukobwa nawe atangira gutumbagira hejuru mu kirere. Umukobwa yatumbagiye rwose mu kirere abura n'umwe wamutabara. Ngo bya ipirizo nabyo rwose bikomeza kumutumbagiza hejuru mu kirere. Umukobwa rwose bikomeza kumutumbagiza hejuru mu kirere. Gusa ku muntu utakora subscribe kuri channel yakwihangana agakora subscribe, comment and share ndetse ntibibagirwe gukanda like kugira ngo buri nkuru yose dushizeho uzajye uyibonera ku gihe ntagire inkuru izajye gucika. Reka dukomeze inkuru yacu. Kobwa uko yakageze ku butaka rwose yaravuze ati ahwi Imana ishimwe nari mpfuye. Ariko umukobwa mwibuke rwose mu bukwe yasize mu bukwe bo mugambaniye. Ngo umukobwa yatangiye kuvuga ati uziko nindi mu bukwe mvuye mu bukwe rwagati. Atariko uko biri kose ikintu gitumye nzamuka ubwo ni igiki? Yararebye ati ariko sikari ibintu bampambiriyeho, ni ibintu bampambiriyeho rwose. Yatangiye kubyihambura vuba kugira ngo arebe nimba yasubira mu bukwe. Disi umukobwa yamaze kwihamburaho by'abapirizo aravuga ati Yesu we reka nsubire mu bukwe bwanjye. Uzi ko ubukwe bwanjye bushobora kwangirika, ubukwe bwanjye rwose ushobora kugenda nabi bitewe n'ibi bintu bari bampambiriye ku mutwe. Reka ngerageze inkuru uko nshoboye nsubire mu bukwe ntasanga ibintu byangiritse cyangwa se ntasanga ibintu byagenze nabi. Ubwo umukobwa rwose yatangiye kuvuga ati ahubwo reka noneho nongera agaspeed nirukanke cyane. Ubwo umukobwa yese asubira inyuma aravuga ati reka nirukanke rwose njye mu bukwe. Umukobwa yatangiye kwirukanka ajya mu bukwe kugira ngo nibura adasanga cyangwa se ubukwe butaza kugenda nabi. Namwe murabizi neza rwose ko ubukwe bugenda kandi ubukwe bwaravumye umuntu kuva kera kose akibupanga. Ubwo umukobwa yagarutse mu kuvuga ati ni mumbabare rwose, ni mumbabare nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze. Ubwo wa mugabo yatangiye kure umukobwa n'abaravuga ati uragarutse se? Wowe rwose ntabwo nkukeneye hano, ntabwo ukeneye mu bantu bose bari hano rwose. Umukobwa yatangiye kuvuga ati se sheri wanjye bigenze bite ko mbona wahindutse? Ariko mama umusore akomeza kuvuga ati umuhungu wanjye komereza aho ngaho rwose, komeza umubwire. Umuhungu nawe akomeza kuvuga ati ntabwo ukiri umugore wanjye guherana no naha, ibintu byose ukora n'ibyo ukora byose nabimenye. Ati mpeza ya telefone mwereke. Ubwo umukobwa watangiye kumwereka amashusho. Umukobwa yararebye arikanga ati uyu ntago ari njyewe, ibi ni byo urimo kunyereka, uyu ntago ari njyewe. Nyina w'umukobwa ati uwo ni wowe? Ubwo se uri kubona turi impumyi tutazi kureba, uwo ni wowe? Ubwo umukobwa nawe akomeza kwisobanura ati mu by'ukuri umuntu ntago ari njyewe, murimo kumbeshyera, iyo foto sinzi ahantu mwayikuye, ibyo bintu murimo kunyereka ntabwo mbizi pe. Ubwo umukobwa nawe akomeza kurebera ngo hafi. Ubwo umukobwa nawe akomeza kwisobanura ati mugabo wanjye ese ntabwo unyizera, ese ntabwo wizera ko ibintu nkubwira byose ari ukuri, kuki kano kanya utarimo kunyizera? Ubwo umugabo bitangira kumucanga avuga ati ko mbona se uyu muntu ari wowe? Ati uyu muntu ndabona ari wowe ariko urimo kuvuga ngo ntabwo ari wowe. Ati se byaragenze bite? Ubwo umukobwa yaravuze ati reka mbasobanurire ukuntu byose byagenze. Ubwo umukobwa yatangiye kubasobanurira. Ubwo hano barakwereka rwose dusubiye inyuma gatoya mbere yuko ubukwe bugera. Umukobwa hano yaratekeye umugabo rwose ari kuvuga ati umugabo wanjye ndabizi neza ko ibiryo izi nyama ntetse ari buze kuzikunda rwose. Ubwo barakwereka nyirabukwe w'umukobwa ari we mama w'umusore yari arimo kurebera hafi. Umukobwa rwose yamaze guteka inyama neza aravuga ati reka njye kubwira umugabo wanjye ajye ku meza ko ibiryo nasoje kubitegura. Ubwo hano barakwereka umukobwa yaravuze ati
bagakobwa wewe ntabwo nshaka kuzaba muri runo rugo, ndetse ntabwo uzigera aba umukazana wanjye habe na gato. Ati ibintu byose ukora nibyo wikoreshwa, ntabwo nzemera ko uba muri runo rugo. Ubwo mama w'umusore yatangiye kuza aho wa mukobwa ari gutegura ibiryo, aravuga ati ese ibi ngibi nibyo watekeye umuhungu wanjye? Ati noneho reka nzi nkwerekesha, urabizi neza ko utandusha imipango. Ubwo mama w'umusore yatangiye gufata ibintu by'umutuku atangira gusiga kuri za nyama. Ati noneho turebe ibiryo witwa ngo utekeye umugabo wawe, turebe nimba ari buze kubirya. Mugatangira gusika ibintu by'imituku rwose, areka nakomeza guseka ati wewe rwose nabikubwiye ntago uzigera mu kazana wanjye w'agakobwa we. Ariko umugore akomeza kugenda asiga ibintu by'umutuku kuri za nyama. Ngo akomeza gusiga ibintu by'umutuku kuri za nyama zose, avuga ati wa mukobwa rwose wowe ntago nigeze ngukunda, umuhungu wanjye mfite undi mukobwa nzamuhereza. Ubwo uko mama w'umusore yakamaze gusiga ibintu by'umutuku kuri za nyama, barakwerekana rwose wa mugabo yicaye ku meza avuga ati wow, umugore wanjye ngiye kureba ibiryo yatetse. Umukobwa yaje neza ari kuvuga ati sheri wanjye nagutekeye ibiryo byiza kandi ndabizi neza ko uri buze kubikunda cyane. Umugabo ati ndabizi neza guteka uri uwa mbere, ahubwo reka nze ndebe ibyo watetse. Umugabo agifukura agatambaro kari ku biryo arumirwa ati ibi ni ibiki? Ngo mama w'umukobwa natangiye guseka ati mbega umukazana dufite. Umusore atangiye kuvuga ati ese ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki watetse? Umukobwa yarumiwe, yaravuze ati ibi ni ibiki se kandi? Izi nyama ko zisize zimeze neza, byagenze bite? Ninde wabashyize biriya bintu by'imituku? Ati mugabo wanjye bira ntabwo nigeze mbikora pe, ndarengana. Umugabo ati ese mugore wanjye ibi bintu koko wabonaga ndibuze kubirya koko? Ibi bintu bimeze gutya? Ati mugore wanjye naho uzagiye uyoba, ibi bintu bimeze gutya wabonaga nabirya? Umugore ati sheri ihangane rwose pe, ntabwo nzi ukuntu byagenze, basi reka njye kugutekera ibindi. Umugabo ati oya bikwirirwa bigora rwose, ahubwo ndumva na apeti ishize pe, reka njye kuba niryamiye, ubwo nyine nta kundi ndumva apeti ishize. Ubwo umugabo yise yigendera, ubwo umukobwa asigarana na nyirabukwe. Ubwo nyirabukwe akomeza kumubwira ati urabona ra ngo uri umukazana wowe nta mukazana ukurimo, ibi ngibi nibyo bitwa gutekera umugabo wawe? Ibise ni ibiki? Apo ntabwo uzigera uba hano rwose, ntabwo umuntu utazi n'utekera umugabo we. Ubwo nyirabukwe umukobwa atangiye guhaguruka akigenda kumbi ka kantu kahise kagwa hasi yakuyemo bya bintu by'umutuku. Umukobwa rwose yarakarebye aravuga ati ubundi ibintu byose biba ndabizi neza ko wowe ubikora. Mugatangiye gufata ka kantu aravuga ati ese ni ibi bintu washyizemo? Kumbe hano bigaragara ko umukobwa azi neza ko nyirabukwe ari ubikora ibintu byose, cyangwa se ari we umwangiriza ibintu byose. Yaravuze ati mabukwe nubwo ibi ngibi byose bikora, ariko uriya muhungu ndamukunda kandi nta kintu kizatuma ntabana nawe pe. Ibyo uzakora byose njye nzabana nawe, uzakora ibishoboka byose, ariko nanjye nzagerageza ndwane urukundo rwacu. Disi uyu mukobwa bigaragara ko akunda uyu mugabo. Kumbi barakwereka undi munsi ukuntu byagenze nanone. Ubwo umukobwa aracyarimo gusobanura nyine. Umukobwa mwibuke tumusize mukwe arimo gusobanura impamvu bira byabaye, cyangwa se arimo gusobanura kuri ya foto. Ahangaha barimo kutweka rwose umugabo yarimo gusezera umugore we, ari kuvuga ati sheri ngiye mu kazi kandi uze kugira ibihe byiza, Imana ikurinde wite. Ngo hano umukobwa yakomeje gusezera umugabo we, aravuga ati sheri ugira akazi keza. Kumbe umukobwa yasendukira asigarana na nyirabukwe. Nyirabukwe yatangiye kumubwira ati ibyo ukora byose arega nkuko nabigusubiriyemo, wowe ntabwo ufite uburenganzira bwo kuba muri uyu muryango. Uyu muryango ni njye mukuru wawo, wowe ntabwo ufite uburenganzira bwo kuhaba. Wowe niba unashoboye ahubwo uzibwiriza ugende, kuko nuguma hano nta mahoro uzahagirira. Umukobwa nawe ku mutima ati mama ibyo byose nibyo wigira, ndabizi nzaba hano kandi icy'ingenzi ni uriya mugabo nkunda. Ngo nyirabukwe umukobwa nawe atangiye kumubwira ati ibyo wigira rwose ntabwo uzigera uba hano pe, kandi ndagusabye uzahikure, kuko umuhungu wanjye afite undi mukobwa mwiza bagomba kuzabana, umukobwa utari wowe, kuko wowe isura yawe ntabwo ari nziza ku muhungu wanjye rwose. Ntabwo ushobora kubana n'umuhungu wanjye, ntabwo bishoboka pe, ndetse icyo wakora cyose ntabwo muzigira mubana. Umukobwa nawe yatangiye kubwira nyirabukwe ati mama njyewe umuhungu wenda mukunda, kandi kuba mukunda ibyo birahagije, kandi murakoze mugire ibihe byiza. Ubwo umukobwa yese yigendera. Umuhungu yasigara avuga ati ariko kano gakobwa gafunga umutwe, ariko nibyo yegerasha urugo ntabwo uzarumbanamo. Ngo ibyo ngibyo byarabaye. Barakwereka hano dusubiye inyuma nanone, umukobwa hano yari agiye gufura. Ngo atangiye gufata imyenda atangira gushyira muri cya kimashini kimesa imyenda, atangira gushyiramo rwose. Uyu mukobwa rwose bigaragara ko ibintu byo gufura muri izi mashini atabimenyereye. Ubwo aho ngaho yarafashe rwose areba umuti, yibuka ukuntu nyirabukwe yamubwira ati uzajya ufurisha uriya muti uri hariya, uriya muti niwe tujya dufurisha.
ubwo umukobwa yahise afata umuti utari wo rwose. Reba umuti yafashe umukobwa, yafashe umuti utari wo ufura imyenda, yafashe isabune itari yo. Ubwo yatangiye kuvuga ati okay, niyo ngiyo babwiye ko nzajya mesesha imyenda. Ubwo yafashe ya sabune atangira gusuka mu myenda, avuga ati reka ngerageze nsukemo dukeya ndebe nimba bikunda. Ati reka se ubundi niyo ngiyo basukamo ra? Ati reka nongere nsukemo utundi dukeya wasanga hari iyi ngiyi. Ati ariko niyo ngiyo bambwiye ko nzajya mfurisha. Umukobwa kumba afashe isabune itari yo, afashe isabune itari yo rwose, ngo niyo bamubwiye. Kumbi isabune ntabwo imesa imyenda. Yavuze ati reka yose ngishyiremo, reka nshyiremo isabune nyinshi, imyenda ize kunoga neza. Ubwo yakomeje gusukamo isabune agira ngo ni isabune, kumbi ntabwo ari isabune. Kumbi disi nyirabukwe yaramubeshye ngo iriya niyo sabune, kumbi atari yo sabune. Ubwo umukobwa rwose atangiye kumesa imyenda yizeye ko yashyizemo isabune ya nyayo. Umukobwa bigaragara ko no atazi gukoresha iyi mashini. Ngo nyine atangiye kumesa imyenda. Barakwereka hano ya myenda, ubwo umukobwa yamaze kuyimesa barakwereka rwose nyirabukwe yaraje. Undi munsi waciyeho ubwo nyirabukwe araza, atangira kuvuga ati ibi ni biki? Imyenda kembo mbona irimo ibizinga, uriya mukazana wacu rwose. Ubwo umukazana yahise aza aravuga ati mama, amusore mwihangane nakoresheje isabune itari yo. Umugore ati wa mukobwa ugira ubwenge, umuntu w'umugore witegura kuba umugore, iyi sabune niyo bakoresha? Umukobwa ati ariko niko wabimbwiye, si wambwiye ngo nzajye nkoresha isabune? Ati ceceka, ngiye imyaka maze nkoresha iyi mashini, urabona ntazi ukuntu bamesa? Umukobwa ati ariko niko wabimbwiye rwose pe, ngiye ntabwo nari mbizi, narakubajije urambwira ngo nzajye nkoresha iriya. Ubwo umugabo w'umugore yahise yinjira aravuga ati mama, bite ko urimo gutukana n'uwo mukobwa, byagenze bite? Ati umukobwa se ni umukobwa, umuntu utazi no kumesa? Urabona ra, imyenda yose yayifashe yashyizemo ibizinga, reba ukuntu imyenda imaze gusa. Ngo ni umukazana, uyu se yatumara icyano mu rugo? Uyu nguyu rwose nta mugeni umurimo, uyu nguyu nta kintu yatumarira. Umugabo rwose yacishije make aravuga ati umugore wanjye mureka rwose nzabimwigisha. Ati mama mwihorere, nzagenda mwigisha kandi ndabizi neza ko azabimenya. Urabona aracyari mushya muri urugo, tuzagenda tubimwigisha kandi byose azabimenya. Urabona haracyari kare, aracyafite ibintu byinshi byo kwiga. Ubwo disi wa musore yatangiye kurengera wa mukobwa avuga ati mama mwihorere rwose nzabimwigisha. Mama nawe ati tumwigisha ibiki? Ubu nta mugeni umurimo. Aha barakwereka undi munsi rwose, uyu mugore ntabwo ari mwiza habe na gato. Rwose murimo kwibona ko uyu mugore akomeje kuzengereza uyu mukobwa, amukorera ibintu bitari byiza cyane kugira ngo uyu mukobwa atazabana n'umugore we. Umugore yabonye byanze aravuga ati okay, noneho reka nkore indi plan, ndebe niba umuhungu wanjye noneho ari buze kukwemera. Ubwo yafashe amavuta umukobwa yisiga, aravuga ati wa mukobwa ngiye kukwangiza, nimba umuhungu wanjye njya gukundira iyo face yawe, iyo face yose ngiye kuyangiza, ngiye kwigira umwanda pe. Bagerageje kumenya, nta muntu ujya umenyera. Ubwo yatangiye gufata ibintu atangira gusuka muri ya mavuta y'umukobwa yisiga, atangira gusuka avuga ati none ngiye kureba nimba umuhungu wanjye kuri nshobora ari buze kukwemera. Niba umuhungu wanjye akunda ako gasura kawe kabi, ngiye kukangiza, ngiye kugahindura kabi cyane kurushaho, ndebe noneho umuhungu wanjye ngaragukunda, ndebe niba ari buze kwihanganira umukobwa usa nabi, umukobwa utari mwiza. Ubwo yatangiye gufata bya bintu yasutsemo atangira kubikora, agavuga ati okay, ahangaha rwose ndimo kubikora neza, ahangaha ntago uri buze kuncika. Ubwo amaze gusukamo bya bintu by'ibifu ntazi ngo ni ibiki, atayigendera. Kombi barakwereka disi umukobwa yavuye ko gasa neza. Disi aravuga ati amavuta njya nisiga naya ngaya, reka ntangire nisige. Yafashe amavuta basutsemo ibintu tutazi ngo ni ibiki, atangira kuyisiga avuga ati wow, reka nisiga amavuta, kuko uwo mukobwa yaravuye ko gatangiye kwisiga amavuta, nyirabukwe yashizemo ibintu tutazi ngo ni ibiki. Ngo umukobwa yatangiye kwisiga amavuta rwose, ariko akomeza kuyisiga rwose atazi ko amavuta bashyizemo ibindi bintu. Ubwo noneho sasa hano barakwereka umugabo yese ataha avuga ati reka ndi umugore wanjye ukuntu ameze. Umugabo akigera ku mugore wese yikanga aravuga ati ese sheri wabaye iki? Kumva umugore yaragiye arahindana, atangira kuzana ibintu by'ibitobore ku maso. Umugabo aravuga ati nabaye iki? Ngiye meze neza nta kibazo. Ati reba ku sura yawe, ndabona isura yawe yangiritse, sinzi ikibazo wagize. Umugore arikanga aravuga ati nabaye iki se? Kandi yatangiye gufata miriwari, atangira kuvuga ati mana yanjye nabaye iki se? Kandi ibi bintu byaje ryari? Yesu we, ati ibi bintu byaje ryari? Kumva umugore yayibye disi abona agasore ke kiwe keza kahindanye kaje ibintu by'ibitobago. Ngo nyirabukwe no yese hagera atangira kuvuga ati ahangaha ko murimo gusakuza byagenze bite? Abona none imiti yakoze yakunze, aravuga ati aha byakunze. Umukobwa nawe atangira kuvuga ati ese mana yanjye ibi bintu byaje ku mubiri wanjye gute? Kandi
ejo mfite umunsi w'ubukwe, ejo mfite ubukwe, ese nzajya mu bukwe meze gutya? Ntabwo byakunda. Umugabo aravuga ati umurashiro wanjye uri buze kumera neza, kandi niba wajya mu bukwe umeze gutyo, icya mbere cyo ni uko ngukunda, ntugire ikibazo rwose, icy'ingenzi ni uko uri buze kumera neza, ahubwo reka tujye kwa muganga turebe niba biri buze gukunda cyangwa se bari buze kukuvura. Ubwo mama w'umusore rwose hano asigaye avuga ati ariko kari agashinzi ubundi nzagakurira iki? Kugeza hano hagize agasura kahendanye kuriya gakomeza akagakunda? Nari nzi ko ubukwe bwabo bwishe, nari nzi ko rwose ibintu bihagaritse, ariko biranze. Ati noneho reka ngiye kugukorana plan ya nyuma, noneho iyi ngiyo nuyicika umenye ko atari umuhungu wanjye. Ubwo umugore rwose yaragiye ari kuvuga ati agiye gukora plan ya nyuma, agiye gukora plan ya nyuma ya kabutindi, ngo umukobwa ntago ari buze kwicika rwose. Hano rwose bari kwereka ubwo umukobwa yari yiryamiye, aryamye rwose, umunsi w'uyu munsi ubwo niwo munsi ari buze kubaho ubukwe. Ubwo umukobwa yari aryamye, wa mugore yazanye n'ikindi kigabo. Yo kumbi dore nyirabukwe wa mukobwa yazanye n'ikindi kigabo, afashe na telefone atangira gufotora. Umukobwa yari asinzira atazi ngo nibiki biri kubera aho ngaho. Cya kigabo cyaraje kiryama impande y'umukobwa, cyaryamye impande y'umukobwa neza ku buryo umuntu yabirebeye kure yagira ngo bari kumwe cyangwa se yagira ngo bararanye. Ikigabo cyaraje gitangira kuryama impande y'umukobwa, ariko nyirabukwe nawe akomeza kugenda afotora rwose amafoto, avuga ati wow, ahangaha rwose ikigabo gikomeza kugenda kimwiyegereza kivuga kiti aha, kugira ngo nyine bize kugaragara nk'aho bari kumwe. Ubwo gikomeza kumwifatishwa. Umugore nawe nyirabukwe umukobwa natangira kugenda afotora, avuga ati ahangaha byakunze rwose, noneho ndi buze kureba ukuntu umuhungu wanjye ari buze kubana n'uyu mukobwa umuca inyuma. Ubwo umugore disi yakomeje gufotora aya mafoto ngo aze kuyereka umuhungu we, umuhungu we aze kuvuga ati umugore amuca inyuma. Kumbi disi ntago ari byo, ni agatego bari bateze uyu mukobwa kugira ngo uriya muhungu amwange. Nyirebe ko umukobwa rwose yakoresheje tekinike zose byanze, aravuga ati iyi tekinike niyo ishobora gutuma umuhungu wanjye adakomeza kwizera uyu mwana w'umukobwa. Ubwo rwose ikigabo nacyo gikomeza kuryama ku buriri w'umukobwa, umugore anatangira kugenda afata amafoto atandukanye kugira ngo aze kuyereka umuhungu we. Ubwo mama w'umuhungu wese avuga ati okay, byarangiye noneho, va kuri iyo matera batirinda abana kubona, va kuri iyo matera rwose, ahangaha operation turayisoje. Ubwo cya kigabo nacyo cyatangiye kunyonyomba gake gake gihaguruka kuri matera y'umukobwa. Umukobwa ntabwo yigeze akibona, rwose. Ubwo cyatangiye kunyonyomba gake gake kiragenda. Ubwo mama nawe rwose yese avuga ati okay, genda nta kibazo, amafaranga twavuganye ndibuze kuyaguheza kandi ntugire ikibazo. Barakwereka disi wa mukobwa yese abyuka, aravuga ati wow, uyu munsi ko naryamye cyane byagenze bite? Ubwo umukobwa rwose yatangiye kubyuka, arebye imbere ye abona nyirabukwe amuhagaze imbere afashe telefone, aravuga ati mabakwe uri hano? Ubwo nyirabukwe yatangiye kwigira umwana mwiza, aravuga ati umukobwa wanjye umeze neza? Yatangiye kuza rwose yigize umwana mwiza kubera ko yarabizi nyine ko yibitse amafoto. Atangiye kuvuga ati rwose wihangane ku bintu bitari byiza nagukoreye, biriya byose nakoraga ntabwo yari njyewe, burya narakugeragezaga kugira ngo ndebe nimba bava mu kazana mwiza. Umukobwa arumirwa ati wanangeragezaga? Ese ntabwo ari ukomeje? Ati nkomeza? Ntabwo nari nkomeje, ubu ni ikintu nifuzaga umukobwa mwiza cyangwa se umukobwa ukomeye ku muhungu wanjye, kandi rwose ibyo byose nabonye bikwiriye, nabonye uri umukobwa ukomeye, kandi n'ikindi nabonye ukunda umuhungu wanjye. Rero umwanzuro ubu ngubu nawemeye rwose, uyu munsi ugomba kubana n'umuhungu wanjye rwose, nabyemeye ntugire ikibazo. Agakobwa disi karishimye karavuga ati mabukwe disi urabyemeye noneho? Nyirabukwe ati ndabyemeye rwose, ugomba kubana n'umuhungu wanjye rwose, nanjye ndabashigikiye. Umukobwa ati mabukwe nk'uko bitubwiye rwose cyangwa se nk'uko bimbwiye, umuhungu wawe rwose nzamukunda, kandi nzamukunda cyane, ntabwo nzatuma babara. Nyirabukwe ati nanjye nibyo mba nshaka rwose, kandi wa mukobwa narakwitegereje neza, nasanze uri umukobwa ufite umutima ukomeye, nasanze uri umukobwa udapfa kuva ku bintu. Niyo mpamvu rwose niyemeje kuvuga nti reka noneho umuhungu wanjye muguhereze, kandi rwose warakoze kwihangana. Umukobwa rwose hano yarishimye avuga ati urakoze cyane mabukwe, urakoze cyane, kandi nanjye ndagushimiye pe, kandi ndagushimiye cyane. Ubwo nyirabukwe nawe akomeza kwisobanura avuga ati kandi biriya bintu byose nakoraga burya ntundakarire, nanjye ntabwo yari njyewe, njye nashaka kukureba neza, nashaka kureba ko ukomeye, kandi aba bakobwa wihangane cyane narakubabaje. Ubwo umukobwa yatangiye kuvuga ati mabukwe winsaba imbabazi cyane rwose, njyewe nta kibazo pe, njye nta kibazo nigeze mbigiraho habe na gito. Ubwo rwose hano barishimye, abakobwa rwose karishimye kazi ngo nyirabukwe arimo kukabwiza ukuri, kumbi ni kazi ko nyirabukwe arimo kukesura. Ubwo umukobwa yatangiye kuvuga ati wow mabukwe, ahubwo reka nkwegere nguhobere rwose, kandi urakoze rwose kuba wemeye ubukwe bwanjye n'umuhungu wawe. Hano barakwereka nyirabukwe rwose ntabwo abyishimiye habe na gato, harimo kuvuga ku mutima ati ubukwe rwose ntabwo buzataba.
barakwereka noneho ubwo nyirabukwe rwose yari yakomeje kubeshya agakobwa. Umugabo akomeje araza akitaho aravuga ati reka rwose nkwambike n'imyenda y'ubukwe uyu munsi kumbi ni ubukwe. Ubwo nyirabukwe rwose yakomeje kukadekora avuga ati uyu munsi uri buze kuba ugaragara neza mu bukwe, uri buze kuba ugaragara neza rwose. Nyirabukwe yakomeje kwambika ka gakobwa atazi ko nyirabukwe yakagambaniye, agakobwa katazi ko nyirabukwe yakagambaniye kari karimo guseka rwose kishimye kavuga ati ubukwe bwanjye rwose buri buze kugenda neza. Ubwo na mabukwe nawe yabyemeye rwose ndi kumva ibintu burize ko ari umutekano umuryango uranshyigikiye. Ubwo nyirabukwe rwose yakomeje kumudekora ariko amushyiraho na bya bipirizo kugira ngo abone ukuntu aza kumutega agatego. Gusa umukobwa nyine yari azi ko nyirabukwe yamaze kumubabarira, nyirabukwe yamaze kumukunda. Ngo rwose hano barakwereka none tugarutse none barakwereka umukobwa rwose yakirimo kubisobanura avuga ati umugabo wanjye ni uku nguku byagenze rwose, njye nta ruhare nigeze mbigiramo, ibyo bintu by'amafoto ntabwo mbizi rwose, abo mafoto barimo kukwereka nta ruhare mbifitemo habe na gato. Ubwo nyirabukwe w'umukobwa atangira kuvuga ati oya muhungu wanjye uriya mukobwa arimo kukubeshya. Umukobwa ati no, ese ndakubeshyera iki? Ese imyaka yose twabanye njye nigeze nkubeshya koko? Umugabo wanjye nushaka unyizere, ibintu ndimo kukubwira rwose ni ukuri kandi njye ndagukunda cyane, ibintu byose maze kukubwira aka kanya byose ni ukuri ntabwo nkubeshya. Ubwo umusore yarimo aravuga ati mama koko waratinyutse urabikora mama, mama ukuntu ngukunda, mama ukuntu nkwizera, ese ntabwo ushaka kumbana n'umugore wanjye mama, ntabwo ushaka kumbana n'umukobwa nkunda mama, urantengushye mama, urantengushye kandi ndanababaye cyane. Ubwo nyine w'umusore atangiye kuvuga ati muhungu wanjye wizeye uyu mukobwa utazi ahantu yavuye, uyu mukobwa urimo kumwizera muhungu wanjye, umukobwa ntukomeze kumwizera, ibintu byose akubwira ntabwo ari byo, ibintu byose akubwira arakubeshya. Umusore ati mama arega ndakuzi mama, hari n'ibyo wakoraga nanjye ubwanjye narabibonaga ariko nuko nabyirengagizaga, gusa ntabwo nari nzi ko byagera aha ngaha aho kubesha ngo ubeshyire umugore wanjye ngo anje. Umusore yasindikira abwira padiri ati padiri dukomeze ubukwe nta kibazo rwose. Padiri ati nta kibazo abahungu banjye ngiye kubasezeranya. Ubwo mama w'umukobwa umujinya wese umufata aravuga ati muhungu wanjye ukoze ibiki, ibintu ukoze ntabwo ari byo, banye na kariya gakobwa uzicuza ubuzima bwawe bwose kandi uzava ngo ntabwo nigeze nkubwira. Umuhungu rwose akomeza kwimanyina amatwi, umuhungu nyina akomeza kumubwira ati muhungu wanjye waretse ibi bintu wabihagaritse. Umuhungu ati mama ntabwo nshobora kubihagarika, ntabwo ushobora kumbuza umuntu nkunda, uriya mukobwa ndamukunda kandi narabikubwiye, kandi noneho n'ikindi kirenzeho ntabwo ari we muntu ugomba kumbwira abantu ngomba gukunda n'abo ntagomba gukunda. Iyo nakunze umuntu mba namukunze, nta burenganzira ufite bwo kumbuza umuntu nkunda. Ubwo mama w'umukobwa yahise arakara aravuga ati hasike ndanigendeye, ubukwe bwanyu mubugumane ndetse muzanabane, njye ndigendeye rwose, ubukwe bwanyu ndaburetse muzanabane rwose, njye ndigendeye. Disika agakobwa nako karishimye katangiye gugaseka kavuga ati mugabo wanjye urakoze rwose, urakoze kunyemera rwose. Katangiye gusatira umugabo wako, ari naka gafilime kacu rwose tugende tugasoza. Aba mugore nawe akomeza kugenda avuga ati ibintu byose nakoze naruhiye ubusa. Yo inkuru yacu uyu munsi rero nanga tuyisoreje, gusa niba utarakora subscribe ntuze kwibagirwa gukora subscribe, comment and share. Ciao ciao.